birabashyira mu bibazo ku Rwanda rufite Libya kandi u Rwanda rugomba gutsinda Libya hano byanga bikunda. Attention hariya kuri attaque rapide equipe ya Benin, umupira ugaruka hagati kwa Imran Hassan. Imran Hassan aje mu rwamera, attention gato Imran Hassan, funga Edwin Utonji ku makosa aravuye mu kibuga hagati, umupira uvuye kwa Imran Hassan, umupira arawukaraga ujyana kuri deuxième poto. Ikipe ya Benin itaragera imbere y'izamu ry'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, umupira uwitwa Imran Hassan azamukanye arawukaraga kuri deuxième poto, uwitwa Edwin Utonji wari umanutse wenyine, umupira hariya atawutereka mu izamu ku makosa avuye mu kibuga hagati kwa Boneri utakaje umupira, hanyuma Buni yashaka gucenga Mutsinzi Ange, umupira ugera kwa Imran Hassan. Imran Hassan yinjira mu rwa Mahina, baro atanze kwa Edwin Utonji, akaraga umupira Edwin Utonji yinjira neza, agapira atagakoraho Magwedora. Mutsinzi Ange Jimmy, Bizimana Djihad Djidro tera demi centre kwa Magwende, umupira ariasho funga shuti nasa ku mupira uvuye kwa Bizimana Djihad mu kibuga hagati, aterura agapira hariya, pasi ya cepe atereka demi centre, uwitwa Magwedora muri boxi arekura umupira n'umutwe, aterekera shuti nasa ku isahani, shuti nasa afungura ikirenge, atapoza umupira kuri deuxième poto. Amavubi kimwe Benin kimwe. What a game, what a decision, what a hype. Wow, Amavubi rero yongera kubona igitego mu izamu rya Benin. Stade Amahoro iranyeka amavuta, rekura santra nziza cyane hariya Mugisha Gilbert, barafinda igera kwa kapitani Djidro na Ruboneka Bosco kontrola umupira ushyira kwa Djidro umupira agiye gutera bamukorera penalty hariya, iminota 2 gusa ibitego bigiye kuba bibiri u Rwanda. Iyi penalty bagomba kwitsinda byanga bikunda, amateka agomba guhinduka kuri Stade hanga Benin gatsindwa byanga bikunda. Djidro ugiye gutera umupira bashyiraho ikirenge kubitana n'umuntu hariya, ni penalty igomba no guterwa n'ubundi na Captain Bizimana Djidro afata icyemezo nk'umuntu w'umugabo kabisa, aravuga ati penalty ngomba kwitera nka captain, akina mu gihugu cya Ukraine, aravuga ati penalty ngomba kwitera. Umuzamu yari yagiye ari kubona ko Amavubi byanga bikunda, stade yose yahagurutse. Frank Torsten Spitzer arabizi neza ko birashoboka, imibare ikunda noneho ko bishoboka ko Benin kwitsinda ugatsinda Libya, wajya mu gihugu cya Nigeria ubizi neza ko ugomba gushaka byibuze resultat positive. Reka turebe ahangaha ko umuzamu aza mu kibuga akajya mu izamu ahanganye n'uwitwa Bizimana Djidro, umusore w'Urubavu hariya ugomba kuza guhagurutsa stade nanone. Byaba ari comeback nziza ku Rwanda, byaba ari byiza mu by'ukuri ubona ko Djidro ahanganye na witwa Danjinu. Reka turaba Djidro kagomba guterekamo iyi penalty ku minota 73. Djihad na Danjinu ninde kombona hariya bashwana, ariko ubona ko remplacement y'uwitwa Ruboneka Bosco igize akamaro. Uruhande rw'iburyo mu by'ukuri wabonaga ko hari umwanya yo baza kurubyaza umusaruro, banabikoze rero bisa bitanga umusaruro. Igitego cya Nshuti Innocent ndetse na Captain Djihad, reka turebe ko aza guterekamo iki gitego kikaba icya kabiri kuranga ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Mbona abakinnyi b'ikipe ya Benin hariya barimo baragenda bashondashondana gatoya, batsinza ko Djihad yatera penalty kugira ngo barebe niba yahindura ibitekerezo. Umusifuzi Andofetra Manda amubwira ati itonde utegereze ifirimbi. Andofetra Benin yamuhaye uburenganzira, reka turebe Bizimana Djidro. Bizimana Djidro El Capitano Terry Yarida nyuma gukorerwa ikosa na Mahina,
afata icyemezo kuri penalty, akurura umupira muri Petoneza muri angere hepfo, umuzamu Suke Marcel arira muri kugeraho biranga, abavubi bibiri